The brave man. What? The brave man once again. Okay. Ladies and gentlemen, my name is the brave man. Turagatangiye agafile kacu hano dutangirana n'umujyi. Ugomba kuba ari New York, mubwira ati ubushize i New York hariya brave boy njyewe ntago ndahagera, nta na gahunda the brave boy u Rwanda. Sam G. Jones, Robert Amaya dutangiranye n'ahantu hamwe tubona stati ya Liberty, Rebecca Rogers, Jordan Liver, abo bose, Tom Dick Curry, abo bose bakarimo. An introduction introducing Beverly Halloway ACCA, music by David Seabers. Akaziki kashyizwemo na Seaberi. Tutagirana mu mujyi hagati, abantu barambuka muri zebra crossing, ubu taxi bwaho nabwo buri mu kazi. Nuko tugatangira agafilme kacu bakise kuki reka tunore. Yewe nakabazaniye kandi twe na Rebecca kayoberwa na Nuze na Nelson bakise ngo unlikely angel. Angel kama malaika, unlikely bisobanuye ngo utameze nk'abamarayika. What's the assignment? There's a woman I want you to watch. Wari umugore shaka kuza kureba, izina rye bamwita Jenny Kaso. Ngo ndakeka akeneye ubufasha bwawe, wowe uze kubyitaho. Dutangiranye n'umuntu uri kuvuga ariko ntituri kureba ngo ninze. Dutangiranye n'udubyutse yihuta. Niba byutse niba kiye he. Ari no kwahagira ntabwo abyutse uko bikarakara. Ari no kwa muganga hari. Nako cyahise ararwaye ntiwamenya, reka tunore turi kugatangira. Igifu cyawe ntabwo urya biriya bintu, ntukagende ubirya. Ngo yahoza kureba ngo Steve yahoza uyu yari ibintu ngo ibisi nabikora. Ngo nibari umuntu wajye kumbe mugore aratwitse afite umwana ngo n'umukobwa yarishimye, umenya abari abakozi bakorana. Wagira ngo azabatungure iki n'iki, kumbe kwakuruka umenya yabuze ibitaka cyangwa yabuze amakara cyangwa amatafari. Abagore ngiyo batwite sha barya ibintu bitandukanye, ngo hari ikintu bagira gutya bakagitwarira, akantu ko gutwarira ikintu. Uyu we yatwariye envelope hano muri taxi mu kamodoka. Harubyukanye ibyishimo. Ngo niyo gushaka konjana none muri Hill Hospital, kumbe bya bitaro wa mugore yarari ku bitaro. Uyu nawe uko yakabyukanye ibyishimo mu kamodoka ke. Uyu nawe ngo ntazi ukuntu bafata abana b'abakobwa kandi ni watwite. Ngo yakuze ameze nk'umuhungu, ngo ntago rwose ibintu by'abakobwa abizi. Ngo ntabwo yigeze agira inshuti z'abakobwa kugeza ubwo yari ageze za segonderi. Abahungu yari icy'abahungu. None atwita umukobwa hano. Ngo yegeranye wisuganye, baragutegereje urebe ukuntu waza ugakora akazi, company iramukeneye. Ngo sinzi, ngo genda ube wakicara, ngo kandi ngo nugende ngo uhangayike, ahubwo ugende usengere buri kimwe cyose. Ngo ni umubosi w'umukobwa. Kumbe ashobora kuba ari nawe bosi we. Abasiza mutema agatege, yaramaze gucika intege mu bitekerezo. Buriya mu bitekerezo no byose yaricaye arareba mu ijuru ati
mana mbabarira. Umujyi nuko umeze, taxi ziragenda amanywa nijoro. Imodoka zo nizo n'iz'ibinyejana urayibona. Mulehi ni bya bitaro. Rero hano umuforomo hano ari ku ngo aka kantu niko narebaga, ngo aka kantu nangahe. Ako kantu yahise yishyura. Uko yakishyuye umuforomo w'umugabo cyane umudokita. Ngo se ako kantu nagufasha ra? Ngo ntabwo ari birenze. Ahise yishakira akazi ngo ngo ari ke ngo uri umuntu uze se. Looks like you've got a kid at home, huh? Yeah, well, not yet. Kakano akakiriye umugore we. Menya bari kwitegura nk'umwana kari akaboro n'imbari kakandi abana bagendamo. Arakubwira ati wowe tuza ufata ubuzima nk'uko buje. Ngo asego ari kubyo bizute asekamo. Ngo ngubwire iki se bro? Ngo njye hari ikintu kimwe twemeranya. Ngo njye hari ikintu kimwe ngo ntabwo njya nibagirwa kwishimira ubuzima. Kigabo ni cya ntaribi, ni cya taximeni cyo gifite ibyishimo. Gifite ibyishimo, nta kintu cyaza ngo cyice umunsi we. Westake new company. Dore hano abakozi nabo kumbe na wa mugore utwite. Focus. Ngo no ngo concentre. Ngo niwe boss. Dore abakozi nabo baba bari gucata nibazi cyabazanye. No aramubwiye ngo ngume hafi. Ngo ese ngo twatangira boss. Utambwira ko boss abari uri gukina game. I brought home one of these Tidy Tanya prototypes, my youngest daughter Cal. Ngo akakano. It has not left her side for atangira urugero kuri kano kantu. Ngwiyo Now the American Girl franchise did 70 million. N'ibintu byo gukubura ngo byo by'amasuku niyo kampani. Bosi nta kintu yitayeho. Ariya kampani yabo iri gupanga imipangu. Dutangirana ngo ibi bipupe ngo bishobora gufasha abakobwa mu kumenya amahirwe yabo. Hano ngo 90% ngo ni abakobwa. Hano ngo se Steve ngo kuba abakobwa ari nabo benshi bakaba bari nabo baba bari kugira niki. Ngo jewe ngo sinakuranye nabo. Ngo muri 1988 ngo iki ngo habaye ihomba ngo kubera iki kubera ko atarahari. No ngo arababwira uti ibi bintu byo gufata abagore mu buryo bwa kera ntago bikigezweho, ngo ahubwo mureke tugire turebe imbaraga z'abakobwa. ngo nama n'ibitero by'ama alien mu mapinjama biyambariye. Uko byakageze koko bibaye alien koko invasion ngo ni igitero cy'ama alien hano. Yewe bafite puta bari kurasa niki. Uriya ngo girls power extreme ngo imbaraga z'abagore zirarenze. Ngo nibi ngo yavugaga yaragiye ya present umushinga mu gihe umugabo yaratangiye kuzana ibintu by'ibipupe n'imyeyo n'inkwiriye n'intuze avuga ati abagore nabo gukubura mu rugo bafitemo inararibonye. Naho wa mukobwa twatangiranye azi presentation yahise abakosora. Ageze mu rugo akuramo agakote. Ngo nta kintu kirenze ngo ari kubyara isawa. Wowe umunsi wawe wagenze ute? The brave man. Yageze mu urugo rumeze neza bari kwitegura kana. Dore periso hariya.
Ngwitegure ngo iki ubwo yakagize yamweretse icyumba yagiteguye. Arambwiye ati ntago wabimbwiye ngo ariko ngo mbabarira ngo sinkeka ko twiteguye ngo yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu ngo n'umukobwa uki ngo mbabarira ngo ntago narinzi ukuntu nabigusobanurira ngo kubera ko iki n'iki yaragiye arisobanura kumbe umugabo we yikundira agakobwa arihariye mu gihe twebwe tuba dushaka kujya tubanza akahungu agakobwa gakurikireho. Umugabo hano yarishimye akimara kumenya yuko igitsina ari gore. The brave man the bravest. Urugo rumeze neza baritegura agapeti. Ni agapetite ni akana k'agakobwa yagiye yipima arabibona yayipimishije. Nuko umugabo amuha keya aramubwira ati we uraremerewe. Ayikoreye babiri hariya nta kuntu. Ngo ndi umugore wo muri bizinesi ntago ndi umugore w'abana. Umugabo yaragiye amuha keya ngo ndabizi tugiye kuba umuryango vuba aha ngo kandi ndabizi umuryango wacu uzaba urenze. Nuko n'umugore n'umugabo barishimye. Umugore uko twatangiranye twamubonye azi gupresenta ibintu ku buryo burenze ababosi bakemera. Kagafilime gatuye abagore bose babahatari bazi gupresenta imishinga n'abandi bazi guhinga neza bazi gukubura. The brave man. Dore hano bosi uyu nimba ari bosi ribarite ari kugerageza ikimaski. Wego iki kintu kirarenze ngo ariko ngo mugende mugira utuntu. Ngo twawisemo wa mushinga wawe wa girls power imbaraga z'igitsina gore. Kumbe hano ashobora kuba afashwe araramutswe ashobora kuba agiye kubyara. Kumbe Taximeni uhora wishimye dore nguwo aramubwira ati ngwino tujyemo ndakugezayo neza rwose. Ibise byamufatiye ku kazi ngo ibyo bizute nimba ari ngo ni umwana wawe wa mbere uwo bita uburi. ngo ntabwo ujya umenya icyo hazaza hateganya hafite. Ngo abana bameze gutyo ngo ntabwo bakunze kujya bakina cyane. Ngo ariko ibi bintu we wabyigiye gukomeza umbwira ari kugenda amubwira ibintu bitandukanye. Mubwira ati abana bavutse muri kondisiyo runaka. Ngo ntabwo bakunze kuba ari abana bakunze kuba bakina n'iki bakunze kuba ari abana mazi ibyabo. Umugore yaribarutse akana ni keza ni agakobwa. Umugabo araho aravuga ati tubaye umuryango tubaye wa batatu. The brave man ndabasuhuje mbabwira uti utubebe twose the brave ndabakunda. The brave man. Tuba ari utumarayika utwana buriya tuba ari utumarayika nk'ubu ngubu. Karakana nikaba kasi kijyambere kaba kakiri mu ijuru kugeza ubwo kagejeje imyaka nk'ingahe gatangiye kuba nk'agacuyi wakabwira ngo upfomera amazi kakagutuka. Nibwo kaba gatangiye gutera intambwe ya mbere gasohoka muri paradizo. Bagakubise ikintu cyo kuba gaherejeho abazungu barabura kugahibere bakajya kugakira kugatamika kiriya kintu. Umugabo yaragateruye kana karatuza. Nagahinja.
mu mujyi tugaruka mu mujyi taxi zirakora amanywa nijoro nababwiye umutaximeni ntajya aryama muri New York reka umugore yahise atahanya akapepe ngo ni Tony uhamagaye ngo ari ngo urakoze ngo ntugire icyo ukora mpaka mpageze. Umugore ni business woman, buriya umugore wikorera nta kintu waza umubwira. Dore ngo agiye ku kazi ngo afite umushinga yakoze bita Power Extreme, Girls Power Extreme, imbaraga z'abagore uburyo zirenze agiye kugira. Akana rakabwiye ngo turahurira mu rugo ngo ubabarire kuba nabashije kugira gute. Umugabo yahise yagiye kurera umwana, umugore yahise yerekera. Umugore si business kandi business ntago abagore bagiye muri business babijenga ntago azumubwira ngo kwiki. Usanga aribo bahetse company barusha amahindi abagabo. Hano driver uwo bise shoferi aracyatwaye ahorana ibyishimo kandi afite ubumenyi ku bintu byose. Ngo ndi umumarayika ngo noherejwe kugira ngo ngufashe. ngo niyo waba uri na Spiderman ngo ibyo bintu byawe ntiwantuburira. yewe umugabo aramubwiye ati marayika wawe. aramubwiye ati kata imodoka. uko yakayikase barabambaye kandi marayika we kiriya kigabo tubonye cyari kiri kumugira inama kimubwira uti ngiye noherejwe kugira ngo ngufashe. aramubwira ati we tuza abantu, yanga gutuza. uko akimubwira ati kata aramubwira ati rishoboka ko ngati niko gukata bahita babambara. umugore nguyu kwa muganga uko yakaryamye hano yirebesha agafoto hano. David, ahamagara uwo bita David ngo uri hehe. ari kumva akantu kaduhira. Southport byanditse kuri kiriya kigega twageze aho ku nkombe z'amajyepfo. abari nk'inuze. utambwira ko akana kakuze. yewe utambwira ko aka kana ari kakana gakuze. dore papa we araho. Good morning. ngo mwaramutse. uko yagafashe telefone avuga ngo mwaramutse. Southport Medical Center. hano nono ni ku bitaro. ngo ese ngo yabyutse ngo ntago yigeze abona ikintu cy'igitangaza kimeze gutyo. ngo ese ngo najya kumureba. reba uko akana kangana. ese uriya muntu yaba aryamye iyo myaka yose cyangwa? ngo reka njyewe bwa mbere ubanze ndebe nimba ameze neza. yewe uyu umenya ari papa w'aka kana. yewe ari sekuru w'akarakana. yaraje arambwira ati Jenny bimeze bite. ngurenda kumvunagura mpobera gake bana. yaraje abaza ka kantu ko kameze ngo kubera iki ngo wamunzaniye ngo nukuri ngo mfite ngo n'inzara n'iki. ngo ndumva ngo ndi kubabara ngo amaguru yanjye ngo ndumva. mbese ngo niwe wanzanye hano kwa muganga. mbese ngo nawe nibyo wibuka. yewe menye nta n'ikintu yibuka. ngo hari ikintu wibuka kuri accident. ngo ndibuka ngo umujama wari uri kuvuga ngo ni Spiderman. ngo nako ngo yaravuze ngo ni marayika. ngo kandi
Are we? ngo se ngo turi hehe No, not really. wese ngo Why are we not? ngo kubera iki tutari Okay. yabuze ahahera amusobanurira nangiye filime biri kuncanga ariko murasobanukirwa agafilime turacyagatangira Sick. ngo wari urwaye Sam was just a little baby. ngo noneho ngo wari umaze kugira umwana My residency. ngo bakuzanye hano kuri mu bitaro Or is it just me? We can talk later. yabuze ahahera yewe Why don't you just ngo se kubera icyo utaruhukaho gatoya ngo se David we ngo byemeze neza mbwira We're in Southport. ngo turi Southport Why would we be living with my ngo dad? turi ku bitaro ngo byitwa Southport yewe ngo se ngo ibi ni ibiki uyu ni wa mukobwa abuze ahahera byagenze bite kugira ngo uno mukobwa abyuke aka kana yari amaze kwibaruka muri iyo minsi kangana gutya dore sogokuru hano w'akana aragateruye Looks like I'm lost away. ngo birasa nkaho mama yewe aka kana ubu turasobanukirwa Very, very long. ngo hano hantu mamaze igihe kinini cyane yewe Sam's here. yaragiye aramusobanurira uyu mugore ibyamubayeho ntago ari ibisanzwe kariya kana nkarebye gafite imyaka nk'ingahe umenya yaragiye koma iyi agisida yari irenze ari kumwe n'uwo bita Marayika we yari yatangiye kumwita Spiderman Marayika yari ari kumubwira ati njye nagutumweho yarebanye n'akana karamureba akana karakase gasubirayo karirukanse wibuke Marayika we yamubwiye uti utwana utwite muri iyo kondisiyo wirukanka mu kazi ngo uri umu business woman sha ngo ntago gakunze kuba gaciringa aravuga ati umwana biramutunguye wibabara wihangayika ngo ntago kazi ngo iki ngo maze igihe hano ngo niki cyabaye ngo nanjye ngo simbizi ngo ariko ngo ndagukunda ndetse nzakuguma hafi n'Imana izabidufasha ngo imyaka 6 ngo n'ubuzima bwa David yewe amaze 6 ze birasobanuka turasobanukirwa ngo icyambere nuko wabyutse ngo Imana irarenze ngo nukuri niki ni igitangaza yewe ngo ni igihe cyawe ubu ngubu cyo kugira ngo wongere ube mu buzima fresh iki ni igitangaza akana karaje hano kicarana n'uyu uyu ni muganga aravuga ati reka ngende mfite abandi barwayi ngomba kwitaho akana kakuze kabona se mama ntago yabashije gucika yamanuka ku kanya gusa byagukanze warasa nk'atandukanye ngo uri kuriya yahoze asa ngo ahubwo ubwa nyuma aheruka kukubona ngo wari akana gato ngo none ubu arakuze Only because he's my best friend. When is Mom gonna come home? Agafilime kacu turagakomeza akana yaragera agasobanurira ati muzamenya nawe yongera mu bishuti nziza bazajya gutera inkuru No, Mom didn't have anyone tuck her in for a long time, did she? ngo mama ngo ntago ngo yajyaga aguma aho ngaho
ngo siko byari bimeze. Kandi koko twibuke yaragiye mu modoka akimara kwibaruka bagiye gusobanura imishinga ye kwa bosi, imodoka imugongera mu nzira, yarasize akana atanagashyize no kwibere, bagatamitse ikintu ngo kabe konka. Kandi akana kambaye DH karaje. Wese ngo hari inkuru wanera, inkuru ngo ziye ngo ziki. ngo hahoze ari umwana w'umwamikazi, umwana princess. Ba princess baba ari ibikomangomakazi. Mugende mwiga inkuru, muzajye mutera abana, muhere kuri izi ngizi mba ndi kubabwira. Once upon a time, there was a princess. Ngo umwana w'umukobwa w'umwami ngo yari mwiza, ngo yasaga gute. Akana gakubitanye na nyina, imyaka yari yihiritse, karagiye karakura. Dore wa mushoferi wari umutwaye cyagiye. Dore wa mushoferi abavuga ngo yego se guri Spiderman, ngo arashaka kunubura ngo uri marayika. Uriya mushoferi arambwiye ati gende marayika wawe, naje kugira ngo ibintu bigende neza ndetse na cyane kuri wowe. Uri kugenda ukira n'iki? Hano umuforomokazi kabisa yakoze akazi kineza. Aramubwira ati ibyo ari byo byose nta birenze, ngo kwinukemo, ngo reka tubare 1 2 3 hituza, ngongera tubare 3 uhite wicara. Umugore ntabwo byagenze neza, ariko Imana yarahabaye. Dore akana kari imbere, mama ari inyuma. Yatangiye gukora utuntu tw'udutize kugira ngo agarukemo. Ibyishimo byaragiye biba ibyishimo bundi bushya. Paparaho arakoca ati terura 1 2. Ubuntu bw'ubushifoma baragiye barabukora, we n'umuforomo baragiye bakora tize, amaguru aragenda ararambuka. Ngo ntuzigere ugenda uri wenyine akaririmbo. Ngo haba ari hejuru cyangwa hasi, ntuzigere ugenda wenyine, never walk alone. Umugore yaragiye atangira kugarukamo, mama w'akana Jenny yaragiye agarukamo. Udutize aragenda dukora pole pole, nk'umurwayi wese uri gukira. Ngo byari byiza cyane. Ngo ejo azaza mu rugo, ngo ahari ngo tuzahita. Akana karishimye, kazi yuko. Ngo alo, ngo mukundwa, ngo turagutegereje mu rugo kuza. Ngo mama, ngo sinategereza kukureba. Ngo nanjye nuko. Mbese David we, ngo wanzanira utuntu tw'udustire two kwambara. Umugore yajyaga yambara ibyo kwa muganga, uyu munsi arashaka kuva kwa muganga ameze neza. Ngo arakerinde, ngo ni inshuti yawe. Ngo ni inshuti yanjye. Ngo ejo nzaza, ngo nibwo nzabareba. Ngo sinakiyanganire kubareba. Can't wait to see you tomorrow. The brave. Ndabasuhuje ati Yesu ashimwe. Agafilime kacu bakise ngo marayika utamenya, unlikely angel. Buriya baravuga ngo like angel, umeze nka marayika. None umuntu akubwiye ati unlikely angel, ni umumarayika ariko utamenya ko ari we. Ibaze hariya marayika yitwariye akamodoka, ni shoferi. Ibaze ukuntu wamenya ko ari we, ntago wapfa kubimenya. Buriya barakubwira ngo umuntu naza gusaba kubya ati wamfunguriye, uzamufungurira. Abamarayika ukuntu bishishisha, bagira gutya bakishishisha, ugasanga baje ngo kukubwira ngo wafunguriye, kumbe
ni abamarayika ndabasuhuje the brave man. yewe ibintu byakomeje kugenda neza, umugore aritegura kuva kwa muganga. yewe Sam's best friends with her son. the brave man ndabasuhuje ati Yesu ashimwe. David yarahasesekaye nawe amuzaniye ubusitempa bwo kuvara kuko yabumutumye, ntago yashakaga kuva kwa muganga yambaye nabi. Yaragiye arareba, kumbe David nawe imyenda yagiye amuzanira, umenya yarananutse n'ikimukwira. Yaragiye arashakishamo akantu kabikora. Aravuga ati ntago nigeze menya yuko wigeze unanuka, ntago bigaragara. Ntago numva ko nanjye nahindutse ngo mutashe. Umenya yaravuze ati reka nsohoke gatoya. Umugore Jenny yararebye aravuga ati the brave man ndabasuhuje, dore karitsiye ni Butare neza, imihanda ni kaburimbo, ibiti ku muhanda, Butare yacu. Imfura zi Butare bagiye mu modoka barerekera ati hariya niho Kelly nakubwiraga abari, niho hantu he, ngo ni business, ngo umugabo ngo ntago ngo yashatse, yaramubajije umugabo wese wego ibyo bintu ko ari bibi we. Bari gucaho bacuruza amamodoka, aramubwira ati hariya barafunze hashize iminsi. Ngo kubera iki? Baritahiye baganira. Umugore nibwo akigaruka karitsiye, hashize imyaka ibaze karakana kakiri gatoya. Tubigira ikibazo biragenda neza. Ibintu by'ubuganga, icyo kintu cyo kuvuga ngo okay ntago ngo abazi ngo ni biki. Ngo se kuki uri kubikinisha ngo ibyabaye? Iyo bintu byabaye kandi murabizi, baravuga ngo akabi gasekwa nkakeza. Kuba umugore akize ushaka wabiburagaho kavuga ati ntago nari mbizi yuko uzagaruka niki hano. Aramubwira ati bisa nkaho bigutunguye. Umugore hano buri kintu cyose kiri kumutungura, uko yakagarutse home akana karatekereje, mama araje. Imodoka zo nizo, akana karapepeye. Yarakarebye asekamo. Karapepeye no gupepera. David hano yaramuhumurije ati urakaza neza mu rugo. Akana reba ukuntu aje kankana, yaragiye akimara kukabyara. Ngo akana kawe mama ngo ni keza, ngo se niwe wakankoreye. Aravuga ati vie yamfashije. Ti papa wanjye papa wanjye nanjye, papa wawe nanjye twajyaga tujya kureba dolphins nariya mafi abo mu mazi aboza ubwenge. Wumve ngo hano yarishimye, nta kampano bamukoreye umwana we afatanyije n'uriya muviye. nimba ari se wa se, nimba ari se w'uriya mukobwa turabimenya. Welcome home bamuteguriye. Welcome amubwira turakaza neza mama mu rugo. You were an odd little
aramubwira uti ese ibi bintu wajya kubikina tibyacyari hariya utuntu Well, did you play tea party with them? We used this table for fish. ati akana gatoya hano bagatera inkuru barakabwira uti arakabwira ati jewe ibintu byo kuba muri ofisi ntago ngwiyishe ngo aka kameza nako nakoze bankoreye kugira ngo nzajye ngakiniraho ubwira uti papa wanjye ajya binzanira ibyo bintu ni sawa uri kumbwira ngo sinzi neza hano ibyo bintu ajya bikura ariko reka tujye kureba viyariya azi ukuntu abafata akana ngo ntiyigeze abona yishimye bimeze kuriya ngo azaba umubyeyi mwiza ati ntabirenze uyu mugore agarutse mu rugo ngo se ngo hari umuntu wari utegereje hari ukomanza ahari dore cya Keri ni umubebi umubebi ushobora kuba ari umwana mwiza yajyaga afasha David mu gihe umugore atarahari aje yisanga mu rugo nta kibazo urabona ko nta gitima kibi Jenny nawe hano asekamo ngo Tommy ngo dore Jenny ngo musuhuze kumbe Keri afite umwana ariko umugore ari kureba akabona ntazi ngo nukuri turishimye yuko birangiye uje ngo ndishimye yuko uzaza kurebaho ibyo bintu byanjye bimeze neza ngwe abagore batangira kwiganirira aramubwira ati ngo Tommy kakana ke akavugaho ngo ntibikugore ngo hari ibintu bike twagura ngo twaguze n'iki bisanzwe byo kujya tuguhamagara uze mu rugo uze gusanga noneho hano Keri na David madamu ari kureba akavuga ati ariko bite byanjye ko mbona nta kibazo mufite ngo reka njye kureba mbere yuko amagara arambwira ati ave nta mpamvu n'iki ariko ntabirenze ngo ariko nimba nta kibazo koko wenda ngo nta kibazo n'ubundi Jenny hano ari kureba akabona hashobora kuba harimo akantu Jenny yaravuze ati reka ndebe neza sha arareba uko yakarebye barishimye mama Tommy na David barasa nk'abishimye ariko yaraje ahera ku bituzi arabyataka yafashe ibituzi ajya kubirira mu idirishya hareba uburyo ibintu biri kugenda uko yakarebye ari itsimba batabona uko abana bakaje timba bawe uri gukora iki uri kwihisha ngo jewe ngo nako ngo ndi kureba hasi ko ameze ngo ndabibona umugore hano David yaragarutse uko yakagarutse Jenny ari gukambakamba ise Jenny ngo ikintu yarataye ngo yaragiye kureba hasi ngo urashaka ko Keri agukorera umusatsi ngo Jenny niki ngo yawe akana ka Tommy n'akana ka Jenny bameze neza n'akana k'agahungu kuriya mugore Keri ngo murebe mwe babiri ngo mwageze ngo murasa ngo Keri ngo ni mwiza ngo afite impano nyinshi multi talented hano baje ku ngo kumbe umenya ari papa usha
aramubwiye ati kiriya kizu utagikoreramo mbabarire n'iki ngo ibintu ngo by'imiti ngo amazigo yari amaze kubigiraho ubumenyi ngo yasubiye mu rugo koza ibintu by'ibidishi ibintu by'amasafuriya ngo buriya n'ubwato bwabo ngo mama ngo ese ngo urabwishimiye bwanditseho ngo sweet dreams bisobanura ngo inzozi nziza urararyana cyangwa iki ngo tukiri kuvuga ngo kuri ibyo ngo kuki tutajya gushopinga ejo bakamugurira utuntu tw'udustempa utuntu tw'utwe ngo se mwana ngo jyewe wese ngo urategereza mu gitondo ngo iki ngo papa wawe ngo mu gitondo ngo ni iki ngo ariko ngo ku munsi wacu wo kujya kugura ibintu bapava ku bintu aravuga ati ntaribi ibyo mubyimenyere ntabirenze arakabwira ati ndagukunda ukana kanjye ati nanjye nuko ngo ngaho ryama akana gashyiraho agapupe kako ngo mama ngo ndishimye yuko uri mu rugo akana karishimye kubona mama wako agaruka mu rugo nta kintu cyiza nko kubona mama wawe agarutse baravuga ngo akabura ntikaboneke ni mama w'umuntu nyina w'umuntu ni abakomeye David hano ngo mbabarire ngo kwa muganga ngo ibyo nakubwiye n'iki sinzi icyo yamubwiye ambwira ati wikigora ntabirenze ngo ni ukuri ngo ndanagusezeranya uko yakagiye gufata utunwa yatunguwe no kubona bari kumuha umusaya madamu yahise agiramo n'ikikango njye ndabibonye utabibonye njyewe nambaze the brave man ndabasuje ati ese ashimwe reba umugabo ukuntu aryamye we biriya ni ibiki aryama ateye umugongo madamu wagira ngo akana karagenda kamutera story z'ibipupe ngo uburyo papa wiwe yari agiye kumugurira ngo iki ngo ariko ngo kinini ngo n'iki ngo kimeze nk'ingwe ngo ariko ngo afite gutonde tubiri ngo iki aramubwira ati ngo mfite iryinyo ngo yaravuze ngo irinde ryinyo ngo naryo ngo rizagira gute noneho uko yagakebutse yasanze girls power extreme wa mushinga yari ari kugira bamugonze agiye gukoraho yaraje asanga wagiye ku isoko kandi wari umushinga we ya presence abagabo byabacanze bari kuvuga ngo ibipupe ngo urabona ngo tuno we dore kumbe Kelly nawe akora hafi aho ngo reka nkubwire yuko nagarutse hari uwari guhamagara kuri fone aramubwira ati ibintu ni neza akana yarakabwiye uti mbese wigeze ugira arakabwiye ati noneho tugendemo nkwereke dore wa mushinga wari ntabwo uraba ronshitsi ntabwo barawushyira ku isoko ahubwo ugiye kuza vuba aha wanditseho coming soon kumbe kakana yarakabwiye ati se ibintu by'imisatsi bajya babitunganya arakabwiye ati tugende noneho hagiye gushya baragiye babakoraho riraka dore ngabo umujyi barawutembera nta ribi baragiye gushopinga dore ubustempa akana baragiye baramanura imyenda kagiye mu rwambariro kwigera dore akana ni keza mu masitire atandukanye agakanzu k'umweru akamukara ibirebire ibigufi kumbe mama nawe yaravuze ati ariko bite byanjye sha ubundi nta kambera nangera tagenda hitamo akamubereye
The brave man. Ngo turagarutse. Ngo turaje, we are coming. Ngo ndababona. Mumeze neza. There's one thing I know about here. Yewe akana karagarutse. Viye arongera agatera inkuru akabwira uti ngo hari ikintu kimwe nzi ku misatsi. Ariko abwira ati ibintu by'imisatsi. Akana kaje kabaye keza, imisatsi bayikoze reka babakozorera aka. Akana arakabwira ati wakana we urakana keza ngo kandi uzaje wibuka. Akabwira ati ibintu byo gukora ku musatsi wawe ukawukoraho neza ni kimwe no kujya ku ishuri. Niki The Brave Man. Hano aka gafilime gasobanura imvura iri kugwa yambihirije ubu ntabwo ndi kumva neza, nashyizemo ekuteri ariko The Brave Man kubera ko mbangutse. Ngo urasa uratangaje, you look amazing, umeze neza cyane. Ngo nambaye utuntu tw'utu old school. So, how are we doing? I mean, boat repair isn't exactly salary. Aramubwira ati We're fine. Uyu mugabo It can be a challenge, but uyu mugabo hari hashize imyaka myinshi atabona uno mugore. Aramubwira uti se bimeze bite, tumeranye dute? Aramubwira ati tumeranye neza nta birenze bana. Cyashobora kuba ari imbogamizi ariko nta birenze. Umugabo aracyakomeje kwihoberesha nta kabizu ntaki, aracyakomeje guhita abitwara gahoro. Kuba kireba umusatsi wawe ngo ndawukunze ngo narinzi ko ngo narinzi ko nawe wawukunze ariko ndabona ibintu. Akana bagakoreye umusatsi ntabwo kamenyera ibintu by'amameshi. Mama we yarongeye agaruka mu bintu byo kubigakorera. Imisatsi yariya barayitunganya. Buriya gukora umusatsi mwiza aba ari sawa ku bagore ku bagabo twese. Nako abagabo nta misatsi muba mwemerewe buriya keretse uri rasta no brave. Afite ibintu by'ibisatsi. Noneho ari kuvugana na wa mukobwa bakuranaga. Yaramuhamagaye aramubwira ati wese ibintu bimeze bite niki ku kazi. Ngo wa mushinga wita Power Extreme. Umushinga we uno mugore yarakomeje mubwira amakuru yo ku kazi nyine. Mubwira uti ngo buri muntu wese ngo turaza gukomeza tuvugane ariko reka nkubwire uti unyihanganire umenya ku kazi ntazi. Turakomeza tukareba agafilime kacu turasobanukirwa. Ngo mama ngo nta kibazo ngo ntago mama hano ibintu ntabwo birajya ku murongo neza. Aracyabona ibintu byose ari bishya atazi. Kumbe Kelly yaragarutse ari kumwe na Tom kakana ke ka Tommy. Noneho Kelly aba yisanzuye mu rugo kwa Jenny kwa David. Ibintu ni sawa. Ngo ibi ni iki ngo urabivugaho iki? Kugenda ngo ntugaruke ngo ariko bari koza ubusahani baganira. Buriya abagabo mugende mujye hariya mwoza amasahani muganira n'abagore banyu ibintu bigende neza.
replacement is sitting in the kitchen. ngo mwana ngo kuki utakivuga cyane. Umukobwa wanjye ngo ameze ngo wagira ngo ngo sinanibuka wowe ukunda ibintu byo kujya ngo kwigurisha ibintu biriya byo gushopinga ngo ni ukuri wa mwana wanjye we ntabwo muzi ubigira ubikunda ngo ari kugaruka muri kabiri umenya ngo ngo ni uko uzajya unyurwa na buri kimwe ngo ibyo bintu byari byaransajije ati n'iki ngo ndakwibuka ngo ariko ngo nta muntu ngo wigeze agira gutya ngo ibintu bimuhire ariko kurakaza ngo ariko ngo ibyishimo ni ibintu kontorora ngo icyo ndi kuvuga nu ngo hano ibintu byose byahoze bijya mbere imyaka 6 ishize urwaye ntabwo wahita ushaka ko bihinduka aka kanya. ngo uyu mwana wawe mutoya buri kimwe cyose akifitemo mu maraso. ngo uwo mwana ngo na David nawe ngo ntumugire ikibazo, he got you, nta kibazo wimugiraho ikibazo, witeganya yuko ibintu bigiye guhinduka aka kanya. Kelly mama wa Tommy ngo ahita atangira kwiheza aka kanya. Dore je nuko yinjira mu rugo rwe asanga ibintu bimeze neza. No, I didn't. Yes, you did remember when I brought those. Ngo ibintu by'ibirungo ngo ni iki? You know what? Actually, those cones might be these cupcakes. Ngo nicyo gihe Tommy ngo abe yakira ari iki, ariko ngo ibyo bintu ngo yakora bifuza ariko ngo yuko iki noneho hano Kelly uzi ko Kelly ari kwitirira story ni ukuri bamaranye imyaka 6 uyu mugore Jenny yari ari kwa muganga arwaye uko yakagize gutya aravuga ati ariko hano thank you ni twa tuntu two gushopinga yari yashopingiyemo arabona ibintu bitari guhita bihinduka nkuko yabishakaga. ngo Kelly aragira ngo twe twagira aramubwira uti ari gushaka kugira ngo akumbuze ngo ntabwo ari ikindi ngo niba umwikundira David ngo njye reka mbimenye nimusiga ukunda uriya Kelly njye mbwira mbimenye. Umugore ararimenye aravuze ati njyewe ngo Jenny ngo njyewe ngo nari narabuze nabuze ni ukuri kugaruka hano numvaga ntazi ngo ariko ngo noneho ngo sinari nzi n'icyo gukora ngo ese ngo waje kubimenya byibuze icyo wakora. aravuga ati njyewe natangiye aka business n'iki ngira ngo ngo noneho ngo mwase muhuza se koya ngo ntabwo ari uko byari bimeze. David ari kwisobanura ngo Jenny uri umugore wanjye waba uryamye cyangwa se utaryamye ni ukuvuga waba urwaye nk'ariya cyangwa se utarwaye ngo ugenda cyagukunda ngo ntabwo uzi you have no idea how ntabwo uzi uburyo ntabwo uzi uburyo ngukundamo. Noneho yaragiye kumuha ako kumunwa uretse ibyo yajyaga mwihoberesha. David yaragaruye ubwenge abwiye umugore ati noneho ndagukunda njye sinigeze nanagira urabizi umugore wanjye waba urwaye waba utarwaye. Ibyo byo kuvuga ngo Kelly ngo iki tugaruka ku gikorwa hano hari uri ku gikorwa hano ari ku gikorwa arahamagara mu rugo Jenny iti kwino hano ti Jenny tuwagize igitegeko cya danje kuri iriya extreme girls ari ku rugamba dore ngo abagore bafite imbaraga
ngo ndi muri New York, ngo ndaza kujya muri New York, ngo ndaza ngo buri kimwe cyose ndaza kugitungukanya hariya, ngo tuze guhurirayo, urugamba rurakaze. Imbunda nizo n'ibikinisho, ngo bya bintu byarakoze, ngo ntago nahita mfata indege aka kanya. Hano bari Southport ahari noneho hano David bari batangiye guhuza n'umugore we, ndetse yaragiye no kumusoma avuga ati urukundo rwagarutse, none ndebera. Urumva ngo imyaka 6 yari ishize ngiye tutanavugana, ariko ndeberaho ngo ntago ngiye ukuntu mba niyumva, buri kintu cyose cyari sawa, ariko kantu gatoya kamwe ngo none dore ubu uragarutse, icyo ushaka ni uguhita ujya muri New York. ngo rega ngo ni akazi, ngo rega nanjye ngo nuko akazi mba ngafite, ariko nkihangana tugahuza nkagukunda, ariko wowe kandi mwibuke uyu mugore akazi karamutwaye. Ubushize bamugonze asize umwana ngo agiye ku kazi kuri uriya mushinga, none dore agiye gutya ngo agaruke. David akivuga ati uri umugore wanjye ndagukunda, ahubwo wowe uriya Kelly nta n'ibirenze, bakigira ngo bahuze. Dore cya kibosi kiramuhamagaye, umushinga wawe bite kutaza ngo duhuze ibintu bijye mu bikorwa, kandi twabibonye Extreme Girls Extreme Power, ngo abagore bafite imbaraga. Bari bagiye kuronshinga, urategerejwe kugira ngo umushinga ujye hanze. Hano tugaruka kwa DJ Brave. Dore nguwo umenya ni nka filime hariya bakora, kuko turabona hano ayaje kwa DJ Brave. Aramubwira ati ibi ngibi urabizi neza ko arizo filime zigezweho. Aramubwira ati nazi ubwo ni Brave zisobanura, njyewe nkanazicuruza ntugire ikibazo. Tinyereki ya danje muri izo ngizo wasobanuye nawe ukumva uremeye. Hano we kuko yakagize yahuye na wa mumarayika yifatiye ikibwa akijyanye, ngo ariko we ngo buretse ngo turaziranye. Mwe ngo twigeze kuba tuziranye, ariko kumbe dore wa mushoferi we ngo se yambwa yawe ngo bise uyu nawe uko yagakebutse yarisa mubura, yaramubuze the water dog ngo yigire ku ka restaurant. Igiye ku restaurant aranicara aranabyimba mu ntebe. No mu marayika, kumbe nibibaraga ko kumenya tubibonye, we ubonye ko mukanya nako guhumbya duhita tumubona yicaye hariya yabyimbye mu ntebe yo muri restaurant bita water dog. Uyu mumarayika yaramubwiye tigenti marayika, yareba akabona ni ikigabo cy'ibyanwa cy'igishoferi. Aramubwira ati njyewe ahantu hose mba nashaka mba nahagera nk'ako kanya. Ngo se ngo niki se ushaka kuvuga? Ati njyewe nasubiza amasengesho yawe. Ngo nukuvuga ngo ni gute nasenga? Ngo kuvuga ngo mfasha ngo simbyumva, ngo ariko ngo Imana irabyumva wowe, icya mbere n'ugusaba. Ngo none se ngo uragira ngo mbe nk'umuntu usenga n'iki? Ngo nkora iki? Ngo ujye usenga, jya usenga Imana. Ngo gusenga ni ikintu umuntu akora, ntago n'akantu uburyo bwo kubaho. Ngo Bibiliya ivuga ngo uzajya usenga nta guhagarika, bisobanuye ko uri wahora usenga, ahubwo iyo kubaho kwawe bizirikanye n'isengesho rusenga. Nk'ubu Brave njye murasenga, naba ndi gusobanura akamuvi nk'uku nkavuga ati Imana ifashe abari kumva ino movie, abari kuyireba. Brave boy njyewe ntange mu butumwa kuko Yesu Kristo ari umwami. Wa mukobwa Jenny yaragiye afata Bibiliya atangira gucika ibyo yari yarigize, aravuga ati Imana reba mariage yanjye. Mariage ni ukuvuga urugo rwe,
ti urabibona ti ntazi icyo gukora sinzi icyo gukora mana ngo niba wamfasha ni ukuri ukamfasha ibintu byanjye bigacamo ati ni ukuri buri kimwe cyose ukongera ukagihuza neza uko yagasenze za telefone zica amasengesho dore ngizo yahise ahamagarwa ngo mpa amahirwe ngo numpa amahirwe nzayafata ngo ni ukuri ngo kandi ni ukuri njyewe uzamenyeshe n'ubu ugiye kubinkorera ntabwo azi yuko iyo ugisenga ibintu bita bicamo ni ukuvuga Bibiliya iragira ati ujyanye ukiri gusenga uvuga ati Imana datuma umugati ibyo Imana ibibizi imbere iba yaranje kubigukorera ahubwo haguruka umeze neza ugende wizeye yuko umugati wawe warangije gutegurwa dore wa musekreteri yarahamagaye aramubwira uti njyewe sindisuganya neza umwama nk'iminsi 2 aramubwira ati iminsi 2 ni myinshi tari kusha wanaza abantu tubibona wabikora kuko sindi kubitekereza se umugore ibigeragezo biraturuka kuri phone abamuhamagara bamubwira ati ngwino ku kazi nawe ngo duhuze mu kindi cyumweru yewe umugore yabyutse none afite akanyamuneza wagira ngo uri wa mumarayika wo muri resitora waba muri umushoferi ngo harya ngo yagarutse kwa DJ Brave aramubwira ati hari game hano ufitemo z'abana bafite nk'imyaka 7 bakishimira ngo wowe mpa n'ibyo ubonye byose bana nari biturutse muri we biturutse muri hehe ahantu hamwe cyise ahandi yaramuyoreye DJ Brave ntaribi hano basubiye muri muri bwa bwato ngo amaboko turi ngo niki hands on deck ngo amaboko ubu twayashyize mu bwato ngo utegereze ejo ngo mama wakaje tukajyana ngo ya papa ari ku mihari ngo se ngo urabona hari umwanya bifitiye kumbe dore Kelly na Tommy bo bazi cyabazanye mu gihe Jenny akiraho ngo ari kugura game kwa DJ Brave dore abandi bo bari kurya ubuzima bugendanye n'ubuzima nawe yamenye ubwenge ati mama raje yaravuze ati namenye ubwenge Kelly arantwara umugabo bafashe ubwato bafashe akabwato batangira koga amazi ubwato bwaratangiye naga Titanic kabo gatoya barerekera bagiye kurya isi The Brave Man ndababwira uti murya isi mujye ku cyuma mujye hehe urabona njyewe n'ukuri sinzi n'ibyuzi ntabwo ndagera Igisenyi hariya ku mazi yewe ahantu nzi n'ahantu bita Rwasave ahantu bita za Cyadisha yewe The Brave Man baragiye bajya ku nkombe bagira ijoro ryiza impande y'umuriro mama ntago azi ibintu byo kuganira n'abantu cyane yigize umu business woman none ntebera biri kumujabukira muri celebration ngwesho ngo numunsi w'amavuko yanjye ngo nigute kana kaze karya n'imihari mu kuntu mama yarari gushaka kuvuga ngo ngwiki kumbe dore akana kisangiye vie pare bako bakagarutse bukeye baraye hanze abazungu buriya bagira akantu ko kujya hanze bakarara ibyapa impande y'umuriro bameze neza mamano baramukatiye ati wowe nta nubwo ngushaka akana kari imihari ariko karamubwira uti arakabaza ati niki uri gukora hano wa mwana we arakabwira uti umunsi uzaba ari mwiza humura kandi nakuzaniye n'impano
uko yagaga impano arakabaza karamubaza ati ibi ni iki danye ni ama video games nakuye kwa DJ Brave. Ngo dore aka ngaka ni akantu k'ibikinisho kanjye ka kera toy tank. Ngo mama wanjye niwe wari warampaye aka kantu, ngo aka kantu nabonaga ngakunze kuva na kera. Ngo Maggie Gibson ngo niwe wari kino, ngo niwe wakoze kino kiboho kino gipupe, ngo nshobora kuba yaranakibitsemo ngo n'ubutumwa bw'ibanga. Ngo uzi ko ari ibyo sinzi, ashobora kuba wahise abona ahantu handitse nk'akantu akantu k'ubutumwa bw'ibanga. Akana mama yarongera agaforuma karongera karamukunda, kari kababaye. Karagiye kamwereka indi game. Hano ni igikarito cy'ibintu by'ibikinisho. Ndabyibuka nanjye kera ibintu by'ibikinisho nabaga mfite amamodoka. Fiye wanjye yaje abisanye amamodoka. Ngo turi hano hejuru turaza hasi mu kanya. Ngo se ngo wantizaho bimwe muri bino bipupe mwana wa kiretse numbwira yuko uzabigarura. Akana ntiwapfa kugaheza igipupe cyako. The Brave Man ndabashimiye mbabwira uti Imana ishimwe ku bwanyu. Ngo mwana wanjye muri kino gitondo n'icyo uri gukora hanze. Ngo mama wese ngo ugiye muri New York, ngo ubu ntugiye kongera ngo nturi butwibagirwe. Tiyo sinabibagirwa hani. Kana gato ntabwo nabibagirwa. Ngo The Brave Man. Kamufika chaona ana vamo man. Uyu muri kumwe. The Brave Man. You look great. Okay, well, are you ready? Can you just... Akamufi kacu umugore uko yakagiye New York. Ko yakagiye New York ku kazi yageze yasanga nta ribi. Ko yakagiye yasanze nta ribi. Kera ku kazi urwikekwe nibwo akiyagira bwatirika nitunganye batanshishamo ijisho. Uko yakarebye sanga akana kamushushanyirije utuntu. Bana bato mushushanye utuntu muduhe ba papa banyu muduhe ba mama bazajya batubibukiraho. Yarishimye abona bimuteye ingufu zo kwinjira ku kazi abafite. Yahise yinjira muri biro asanga baramutegereje ku mashyi menshi ararenze. Niwe wakoze umushinga. Uko yakahageze buri wese yaramwishimiye. The Brave Man. How do you turn it on? Gutwo tuntu buri wese nagenda afata kiwe mugende muduhana. Aravuga ati utu tuntu mugende muduhana. Yes, it's kind of like a video game. Gutu tuntu n'utuntu twafumbuwe n'utuntu twafumbuwe muri za Scandinavia n'ibiriya bihugu by'amajyaruguru y'Uburayi. Ngo n'utuntu tumeze nka za video game natwo ariko ngo dutuma umubiri wawe wose ugenda ukagira uruhare mu mukino. Bosi hano ndebera bosi aramubaza ati tutuntu none uratuvugaho iki? Yaragiye arapanura buri kintu cyose bya binuze bya bikinisho yatiye umwana akavuga ati ibyo bikinisho wantijeho
akana kakavuga ati cyambere nuko ugomba kubigarura. Ngo muri ino si y'ibikinisho rero ngo ibintu byose bagiye babihimbamo ibintu bitandukanye ariko muze dukora ikidasanzwe. Ngo reba kano gakebo ngo hashize igihe nabona utumodoka tumeze gutya. Ngo reka dutangire gukora ibikinisho bigiye bitandukanye bigiye bikoze mu buryo bukoze mu buryo bumeze gato, ngo ariko tunakore n'ibyo bindi bitandukanye, byaba ari ibiti byaba ari ibiki, ngo byaba ari inkende, bakore ibikinisho designer nshya. Bosi amwemera kubi, yahise atangira kugira ngo hari abandi ba designer ashaka kubahuza n'iki. Ngo reka ahubwo na nimugoroba twongere guhuza. Aramubwira ati nimugoroba hari ikirori ndi bujyemo. Bose arashaka kongera kumukoresha umwanya we wose. Jenny arongera ahawe guhitamo. Ngo niba ugarutse ugomba kugarukana amavuta n'iki, ngo nagomba kwitwara mu buryo butunguranye nk'uko. Jenny yabitekerejeho ntabwo ari kubyumva neza. Ese aremera umuryango we uzajya umubona cyangwa ngo noneho tunganya uburyo bari buhuze bahuze n'inuze bahuze n'abo ba designer bandi. Aramubwira ati ngo mfite indi nama ndi bujyemo, ngo mumbabarire, ngo kandi ndabashimiye, umuryango wanjye uraruta ibyo binama byanyu byo kudama n'akanya ngo mumpeke. Yarabananiye bose basigara bavuye mu kantu. Utiye Jenny yanze akazi, ni ukuvuga hari abantu bamunye akazi. Ubona banze akazi cyese bafashe icyemezo cyo kuba baruhuka, ukumva uratunguwe. The brave man. Uko ya taxi yagarutse, ni ya taxi y'umutuku n'inuze, kumbe shoferi Marayika. Kumbe shoferi Marayika yaragarutse. Ngo hari ukoze akazi ka danje. Gusa wabyumvaga? Ngo ni njyewe ahubwo wanabyumvaga jyenyine. Urese ngo uri Imana se? Ngo uri kuvuga Imana irakumva. Ngo noneho ndabibona. Ngo nari naracunzwe, nari naracitswe n'ibindi bintu bitandukanye. Ngo ndagira ngo njye mu rugo, njye muri birthday y'umwana wanjye. Aramubwira ati ibyo bintu noneho birumvikana neza. Shoferi yarishimye koko yakoze itandukaniro mu buzima bwa Jenny, noneho yakaze icyuma. Buretse ibi ni ibiki? Barongeye baragonze se cyangwa buretse sizi. Kumbe Jenny arongera arabyutse muri kabiri yayo. Ibi ni ibiki? Iyi filime ko iri kutucanga. Aramubwira ati wahoze hehe? Ngo nari ndi hano. Aramubwira ati ugume hano. Ngo David mbabarira. Ngo kuki? Ngo mbabarira kuri buri kintu cyose nagukoreye. Nukuri ndagukunda cyane. Ngo nandi ndagukunda. Ngo nukuri ndagukunda bya nyabyo. Kumbe bya bintu byari biri kubera mu mutwe we abibonye. Nukuri agarutse noneho ayaciye bugufi. Gusa nabyo ubona ko ayari amahirwe ya kabiri mbonye, ko aya mahirwe ya kabiri yacu. Ngo Imana arabwira ati twagize umwana. Ngo umwana? Ngo yego dore nguyu. Yewe kakana, bya bintu byari biri kuba koko Marayika aba yamukozemo akazi. Dore kakana karacyari gatoya, amweretse ibintu byari kuzaba mu gihe cyari kigiye kuza. Yaza gukomeza kwitwara ari munyakazi, atita ku muryango niki, afata akazi kurusha, akunda akazi kurusha umwana, kurusha umugabo, kurusha umuryango. Jenny ashobora kuba agiye kuba umubyeyi noneho mwiza wita ku muryango. Akazi ni ngombwa bagenzi, ariko mwibuke ko
umugabo aba agukeneye mu rugo, umwana aba agukeneye mu rugo. Hi, Marcus. Change of plans. I will be taking maternity leave. Jenny Kaso yarahamagaye avuga ati nashakaga Mrs. Thompson n'iki. Ngo Makasi ngo imipango yahindutse. Yeah, thank you. Thank you so much for understanding. Ngo keretse umpaye amezi nkabanza nkonsereza umwana nkita ku mugabo wanjye ngo njya nkiyondora. ngo urakoze kuba ubyumvise. utaruwanyije ya marayika yamuyoboye ku nzira y'Uwiteka amwigisha yuko gusenga Imana isubiza amasengesho. ngo senga urinde n'ukuri avuyemo agarutse yahindutse. David yarishimye ariko David ntiyamenye icyabaye. Ibi biri hagati ya Jenny na marayika shoferi. Hashize imyaka 6 noneho, mu by'ukuri imyaka 6 noneho ishize bya nyabyo. Tugaruka Southport ku mwaro wo mu majyepfo. Mwibuke bamuhamagaraga cyagiye hano Butarira cyari imeze neza, nta kintu ibaye, dore ahantu kunywera kofi harahari. yewe nako hano filimi irangira no kuducanga, kumbe kakana karaka kabiri kavutse. Kumbe dore shoferi n'ikintu najya kibwa nabo baraho, kumbe dore kandi kana aka kana The Brave Man bafashe agafoto k'urwibutso we niki The Brave Man ndabasuje nimba birangiye kabacanze kurenzaho. The Brave Man gasobanuye ntabanje gucishamo ijisho, ariko namwe muri abantu b'abagabo niki muri abantu bakuze bana bato mumenye yuko Uwiteka